b'amadini bakemera ko ubutinganyi bukorwa, bakabwemerera, bakavuga ngo umuntu ngo abihisemo ngo ni uburenganzira bwe. Ese ubwo inzira uri kubayobora kutari kubwira abantu ukuri ngo babwire ko ibyo bintu bitemewe n'Imana, ubabwire ngo ni ukaba ubabwira ngo ni uburenganzira, kandi nawe wiyitira izina rya Kristo, urumva utari antikristo? Nawe urumva utari antikristo? None se kuki udashyigikiye? Kubera icyo udashyigikiye ko ibyo bintu birwana? Kubera icyo utari kubyamagana ahubwo ukabyemerera? Mwirinde kandi mube maso. Antikristo yaradutse. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bagurishije ubutware bwabo, baremera kumukurikira, baremera ushaka ubutujuje n'amashuri asabwa, gihe icyo usabwa nuko turyamana nta kindi, nitumara kuryamana nta kibazo akazi uzakabona. Iyo udasobanukiwe ubutware bw'umubiri wawe, cyane ngo usobanukirwe ko umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka nk'uko Bibiliya ibivuga, uhita uvuga ngo Imana ishimwe mbonye akazi, kandi ubyitirira ko Imana ari ibikoze. Ndetse rimwe na rimwe uzasanga abantu baza no mu nsengero bashima Imana, bavuge ngo haleluya, ngo Imana yamaye akazi, ngo mumfashe dutere haleluya zirindwi z'umurambararo. Ndabashuhuje bwoko bw'Imana mukurikiye Ihumure TV. Nezerewe Imana muri uyu mwanya ko impaye akanya kugira tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngewe mugiye kuganira ijambo ry'Imana, nitwa Evangeliste Nyirimbabazi Ferdinand, nkaba ndi umugabo Yesu yagiriye ubuntu. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, hanyuma mbatangarize icyo umwuka w'Imana mpaye. Imana ihimbazwe. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro, turasoma ibice byaho 25. Itangiriro ibice 25, dusome umurongo wa 31. Hari ijambo rivuze ngo Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Reka dusoreze mu rwandiko rwa Yohana, rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2, umurongo waho wa 18. Haravuze ngo, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi. Ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye bibe bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu. Imana idufashe cyane. Ngira ngo dusomye amagambo atari menshi ariko atari na makeya, ariko message cyangwa se ijambo rikuru Imana impaye kugira ngo tuganireho ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo komera ku butware bwawe. Mu Kristo mwene data, muririmbyi muvuga butumwa, komera ku butware bwawe. Kandi nawe utari ubisobanukiwe, wowe utarakira umwami Yesu, wowe utarakizwa, ndagira ngo nkumenyeshe ko hari ubutware Imana yakuremanye ukaba utabuzi, ariko nshaka kubugusobanura muri kano kanya kugira ngo ubutware bwawe bukomereho. Kandi ubutware buhorana agaciro igihe cyose. Ubutware ntibujya bunanirwa, ubutware ntibujya busuzugurika, buhora ari ubutware igihe cyose. Nibwo tugiye kuganiraho. Turashingira kuri iri jambo ry'Imana tumaze gusoma mu gitabo cy'Itangiriro. Ahangaha tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Isaka. Uyu yari afite umugore witwa Rebeka. Hanyuma mu kugira umugore witwa Rebeka, bamaze igihe kinini batabyara, kuko Isaka yashakanye na Rebeka afite imyaka 40.
ariko yaje kubona umwana ageze mu myaka 60. urumva ko yari amaze imyaka 20 ategereje umwana. kugira ngo abone uwo mwana ntabwo byapfuye kwizana. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ko uyu Isaka yabonye ibintu bikomeye, yabonye ko ibintu bidasanzwe, yarabanje ategereza nk'abandi bagabo bose bubatse ingo, arategereza aricecekera, ategereza umwana, agira ngo nawe azabyara nk'uko abandi bose babyara. Ndagira ngo mbabwire yuko amahirwe abantu bafite yose ntabwo angana, kandi Imana ifite ukuntu yagennye ibintu. Hari uburyo umuntu abasha kubona ikintu kuko yagisengeye. Hari n'abantu Imana iha ubutunzi cyangwa se iha ibisubizo batabanje no gusenga. Uyu rero yamaze igihe ategereje, ariko ageze aho abona ko ibintu bidasanzwe. Afata icyemezo arasenga ngo yingingira umugore we Rebeka. Akimara kumwingingira, Imana ishimwe, Imana ngo yumva kwinginga kwa Isaka. Imana imaze kumva kwinginga kwe, urumva umugore we nta nubwo yari arimo asenga, nta nubwo yari arimo yinginga, ariko umugabo we yagize ishyaka aramusengera ngo amusengere. Imana yumva kwinginga kwe, uwo mwanya umugore we Rebeka ahita asama inda. Ngo asama inda, Rebeka urumva yari amaze igihe asa nkaho rwose nawe atazi ibizamubaho, ategereje icyo Imana izakora. Ariko ngo igihe kimwe aza gutungurwa no kumva hari ibintu biri gukirana mu nda. Bibiliya ivuga ko yumvise amahanga akirana mu nda, yumva ibintu birakirana. Noneho uyu Rebeka nubwo mbere atari yabisengeye, ariko ajya gusenga kuko hari ibintu yumvise bimubayeho. Ngo ajye gusenga kuko yumvise hari ibintu bimubayeho. Ageze imbere y'Imana, Imana iramwumva, imuha ibisobanuro by'ibyo bintu cyangwa se y'ayo mahanga ari gukirana mu nda ye. Imana iramubwira ati rero ibyo bintu wumvise bikirana mu nda ni amahanga abiri ari mu nda yawe, kandi amahanga abiri ari mu nda yawe bisobanura abana b'impanga utwite. Rebeka biramutungura cyane, aranezerwa, ashimira Imana, yitera hejuru, aravuga ngo Imana ishimwe ko yumvise kwinginga kwanjye, Imana ishimwe ko nategereje nihanganye ikaba intabaye, ikaba impaye abana mu nda. Hanyuma kubera ko yabonaga rero abo bana badasanzwe, agira ibanga uyu mubyeyi, nawe arongera ajya gusenga. Aravuga se aba bana umpaye ibyabo bimeze gute? Ahishurirwa ibanga umugabo we atarazi. Aravuga ati rero aba bana umwe niwe uzaba umutware, kandi gatoya niwe uzaba umutware. Kandi mbibutse yuko mu mahame y'ubu bwoko, iyo umuntu yabaga ari mukuru niwe wabashaga guhabwa ubutware. Ariko kubera umugambi w'Imana n'icyo yashakaga kuzakora, ishaka kugaragaza uburyo ki mu mahanga yose umuntu uzubaha Imana, mu mahanga yose umuntu uzizera Yesu Kristo, Imana itazita ku gihe, Imana itazita ku ngano, Imana itazita aho umuntu yavuye. Nicyo byashushanyaga ko Imana izajya yumva gusenga kwe, ko Imana izajya imugirira neza, ikamubera igisubizo. Arangije, haleluya, Imana ishimwe cyane, arangije amubwira icyo kintu, aramuhishurira, aramubwira ati rero gatoya niwe uzaba umutware. Iryo banga ararigendana, ngo arigendane. Igihe kiragera, Isaka ubwo yari ashaje, agambirira gutanga umugisha, agambirira guha umugisha abana be nk'uko byari bimeze mu mabwiriza. Hanyuma uyu nguyu Bibiliya ivuga ko Yakobo yikundiraga kwibera mu rugo, agakundana n'umubyeyi we ari we mama we, ariko Esawu we yari umuhigi, yakundaga kujya guhiga mu ishyamba. Ariko igihe kiragera noneho uyu mubyeyi Isaka ko yarashaje, ashaka gutanga umugisha. Ashatse gutanga umugisha rero, niko guhamagara Esawu, aramubwira ati mwana wanjye rero
igihe kirageze ngo nguhe umugisha, none jya kuzana umuhigo, hanyuma nurangiza uze nguheshe umugisha. Uyu mubyeyi witwa Rebeka, nyina wa Esawu ari nawe nyina wa Yakobo, yumva iryo banga yuko agiye guha umugisha Esawu. Ngo abyumve, muze kunyumva neza ahangaha. Amaze kubyumva yegera Yakobo aramubwira ati rero mwana wanjye, namenye ko umugisha ugiye gutangwa, none ngiye kukubwira ibanga uburyo ugomba kubigenza. Ugiye gufata, ngiye kuguha ihene uyibage, nurangiza utange ushyire ibyo kurya bikaranze, ubishyire Yakobo, ubishyire Isaka, narangiza araguha umugisha. Ikindi kandi ndakwambika uruhu, kugira ngo nimara kukwambika uruhu nagufata yumve ko, kubera ko azi ko Esawu ari cyoya, yumva ari we, narangiza guhesha umugisha. Uko niko byagenze, yamuhesheje umugisha, arangije arigendera. Yakobo Esawu nawe ngo ave mu ishyamba, aza yirukanka agira ngo aje guhabwa umugisha nk'uko bisanzwe, agira ngo aje guhabwa umugisha nk'uko Esawu yabimwemereye, nk'uko Isaka yari yabimwemereye ari we se. Ariko mbibutse kano kantu, ariko nshaka kugarukaho ku ijambo twasomye rero, ijambo rivuga ku butware. Igihe kimwe Esawu ubwo yari yagiye guhiga mu ishyamba, yaraje asanga Yakobo hari udushyimbo yatetse, asanga hari utuntu yatunganije yadukaranze, ariko ngo kubera yuko yari ananiwe, ngo kubera ko Bibiliya iravuga ngo akoza cyangwa se ananiwe ashonje, arangije ngo aramubwira ati wowe kabyara, wambabariye ukama kuri ibyo bitukura byawe, wamara kuma kuri ibyo bitukura byawe rwose komeze nabi. Hanyuma Yakobo amubwira ijambo rikomeye, kubera ko nyina yari yaramubwiye ibanga. Aramubwira ati keretse twagura ku butware bwawe, keretse twagura ubutware bwawe, namara kuguha ku bishyimbo byanjye nawe ukama ubutware. Ahangaha rero niho ruzingiye. Esawu ntiyashishoza, ntiyatekereza ngo arebe kure amenye se ubu butware bumariye iki. Aravuga ngo none se nyine ubundi ubutware bumariye iki, n'ubundi ko ngiye kubupfana, ubundi ubutware se nta kibazo, nyihera kuri ibyo bitukura nirire, iby'ubutware bwo nta kintu bimariye, rwose nta kibazo, wijyanire ndabuguhaye. Ntiyatekereza kuri iryo jambo avuze. Arangije aramurahira, yemera kumugurisha ubutware bwe, ifunguro ry'umwanya umwe, apana umunsi umwe basi, ifunguro ry'umwanya umwe arigurisha ubutware bwe. Mu kurigurisha ubutware bwe rero yari azi ko nta kintu akoze, yumvaga ko ibintu nyine birangiriye aho ngaho. Ariko reka mbabwiye uko byaje kugenda, byaje kurangira Yakobo ari we wegukanye ubutware, ndetse mu guhabwa ubutware bwasobanuraga umugisha. Kandi Esawu akimara kuza agasanga Yakobo yamaze guhabwa ubutware, na Isaka ubwe ntabwo yari azi ko buhaye, ntabwo yari azi ko buhaye umwana we mutoya, yari azi ko buhaye umukuru nk'uko ibwiriza ribivuga. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibanga ryari rihishe ahangaha, nuko Esawu atigeze yita ku butware bwe akabugurisha ifunguro ry'umunsi umwe. Ikindi cya kabiri gikomeye, nuko uyu nguyu Yakobo yari azi ibanga ry'umumaro w'umugisha cyangwa se w'ubutware. Ndagira ngo ahangaha twinjire mu ijambo mu buryo buri muntu wese yumva. Sasa ni ukuvuga iki? Iteka iyo udasobanukiwe ibyiza byawe, iyo udasobanukiwe igihe cyawe, iyo udasobanukiwe agaciro k'amaraso ya Yesu, iyo udasobanukiwe inyungu y'agakiza, iyo utabisobanukiwe ugahora uri mu kigare, ntumenya n'uburyo ubyitwaramo ngo ubiheshe agaciro, nabyo bizaguhesha agaciro.
Yesu akimara kuza yagiye kubwira se ngo amuheshe umugisha, aramubwira ati umugisha warangiye. Arangije ahubwo yamuhaye umuvumo kuko niwo wari usigaye. Aramubwira ati rwose uzaba igicamuke, rwose ahantu uzagera hose mbese bazakuvuma, mbese ibyari kumubera umugisha bimubera umuvumo. Ahangaha rero reka tuvuge kuri iri jambo. Iteka n'iteka Imana iturengere cyane. Iyo ufashe agakiza wahawe, aha niho nashatse kuvuga, warangiza ntiwitware neza mu gakiza wahawe, wagenda wumvise ngo ahantu hari akazi, Imana iturengere, warangiza boss akakubwira ati rero kugira ngo ubone akazi hano, niyo utakirirwa rwose ukora ikizami cyangwa se ugakora ikizami by'umugenzo, ariko njyewe nunyemerera kumpa ruswa tukaryamana, rwose akazi uzakabona, ntabwo uzirirwa rwose, nta kibazo uzigira. Nushaka uba utujuje n'amashuri asabwa, ngewe icyo usabwa ni uko turyamana, nta kindi. Nitumara kuryamana nta kibazo, akazi uzakabona. Iyo udasobanukiwe ubutware bw'umubiri wawe, cyane ngo usobanukirwe ko umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka nk'uko Bibiliya ibivuga, uhita uvuga ngo Imana ishimwe mbonye akazi, kandi ubyitirira ko Imana ari ibikoze. Ndetse rimwe na rimwe uzasanga abantu baza no mu nsengero bashima Imana, bavuge ngo haleluya, ngo Imana yamaye akazi, ngo mumfashe dutere haleluya 7 z'umurambararo. Kandi nyamara ntabwo ari Imana yakaguhaye, ahubwo ni umutego Satani yaguteze kugira ngo yice ejo heza ha, kugira ngo yice iterambere ryawe. Niyo mpamvu uzasanga wari umukobwa, wa mubosi akubeshya akazi, arangije aguteye inda, arakwandagaje, ejo hawe heza harapfuye, ndetse ejo iyo binarangiye akwirukana no ku kazi. Ugasanga na wa muntu wari na wa wundi wari kuzagushaka, mukazabana, akakubakira ubuzima, mukabana mugatunganirwa, usange nimba wari ufite fiance ahita guta, ahita kwanga. Iyo ugurishije ubutware bwawe kugira ngo ubugaruze biragora. Irinde kugurisha ubutware bwawe, Imana iturengere. Kugurisha ubutware bwawe kandi utazi ikintu ukoze. Ndagira ngo mbabwire bene data munkurikiye, Satani ashobora kugutega amafaranga, ukagira ngo ayo mafaranga guteze, ukagira ngo ni igisubizo Imana iguhaye. Wabona amafaranga, yenda waba ugiye guhaha ikintu, bakugarurira amafaranga menshi, ukavuga ngo Imana ishimwe, nari mfite ikibazo cy'amafaranga. Nagira ngo nkubwire, ntabwo ayo mafaranga ari Imana yaguhaye, ahubwo ni Satani yaguteze kugira ngo ugurishe ubutware bwawe. Satani aragushuka kugurisha ubutware bwawe. Ariko nagira ngo nkubwire, nimba wari umukozi w'Imana ugafatirwa mu cyuho, ugafatwa ko wibye, ugafatwa ko nimba umuntu yashyize amafaranga ahangaha, wakinjira akakwizera, wakinjira aho ngaho muri salo yenda yarambitse ku meza, agasanga urayatwaye, akagutera icyizere, ubugurishije ubutware bwawe, ubutukisha izina ry'Imana. Iyo ugenda uko wishakiye, iyo uri umuhanuzi, warangiza kugira ngo ubashe kubona amafaranga yo kwisubiza, kubona igisubizo cy'ikibazo ufite, warangiza ugateka imitwe, warangiza ukagenda ugahanura umuntu ibintu utabwiwe n'Imana kugira ngo aharagira ikintu aguha. Uba uri kugurisha ubutware bwawe, uba uri kugurisha Imana yaguhaye ubutware, kubwira imbohe ko zibohowe, guhanurira abantu ibyiza, guhanurira abantu ngo bareke ibyaha, warangiza ukababwira iby'amarangamutima kugira ngo ubabere igisubizo, ariko nyamara ugamije kugira ngo wihimbaze. Ndagira ngo ubwire ubugurisha ubutware Imana yaguhaye. Imana yaguhaye impano yo gukiza abantu, ngo ubwire imbohe ko zibohowe, ubwire abantu bakizwe bave mu byaha. Ntabwo yaguhaye impano yo gucuruza. Iyo terano yawe yaguhaye ugomba kuyikoresha ubwira abantu ubutumwa bwiza, uyigurisha. Ahangaha rero twasomye n'ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, tugeze mu bihe bikomeye bya Antikristo, bya bindi byahanuwe kuva kera, bya bindi Pawulo yavuze. Ariko ndagira ngo mbabwire aka kantu. Bibiliya yavuze ngo uyu Antikristo, abantu bavuga, abantu batekereza, ntabwo ari nonaha yatangiye gukora, ahubwo abantu ntibabizi, baracyategereje ngo Antikristo w'igitangaza uzaza. Ahubwo reka mbabwire igihe gitegerejwe bene data.
ni igihe cyo kuba antikristo azakora noneho ku mugaragaro. Hari igihe kizagera kure ku mugaragaro kubera ko yatangiye akora mu buryo bw'amayoberane. Bibiliya yavuze ngo na n'ubu ngubu ba antikristo uretse n'umwe ahubwo bariho benshi. Uzi yuko iyo ugurishije ubutware bwawe wari umuvugabutumwa ugatangira kubireka, ugatangira kujya ujya hari ugasinda, ugatangira kujya usambana, uzi ko nawe wabaye antikristo. Antikristo bisobanuye iki? Ni umuntu urwanya, ni umuntu urwanya antikristo cyangwa umuvuga uko atari. Ba antikristo baradutse benshi muri iki gihugu bene data, mube maso, baradutse. Ni umuntu ucurika ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ngiye nkunda gukangurira abantu, aho kugira ngo dutinde cyane kumva abantu nabo tubumve n'ibyo, ariko dusesengure, dutinde gusoma ijambo ry'Imana. Ariko nta mugayo, erega bazagucurika bakujyana aho bashaka, bakujyane hirya no hino, bagucurikange bituma ugurisha ubutware bwawe. None se ufite ishakoshi nziza, ufite igitenge cyiza, iyo urebye ishakoshi yawe ugendanamo igitenge, ugendanamo udufondote, ugendanamo utuntu twose, ariko nta Bibiliya irimo. Uragenda wumva aho umuhanuzi ahanura, uragenda wumva umuhanuzi wo kubwira ibiri byo, wo kubwira ibitari byo. Ntabwo uzi kumenya, ntabwo uzi kurobanura ngo umenye ngo ese bimeze gute. Biragusaba ko ushaka ijambo. Bibiliya ya kera iriho akantu keza kabanza ku rupapuro rubanza, handitse ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Dukeneye ijambo ry'Imana kuruta uko twirukanka dushaka ubuhanuzi. Ubuhanuzi butavangiye buri mu ijambo ry'Imana, kandi n'ubu buhanuzi ndabwemera. Ubuhanuzi buhanuwe n'umunwa, ariko Imana ikoresha abakozi b'Imana. Ariko biravuga ngo mugenzuze ubwo buhanuzi, mubugenzuze ijambo ry'Imana, murebe ko ubwo buhanuzi buhura n'ijambo ry'Imana. Nusanga budahura n'ijambo ry'Imana, abantu rero baribaza ngo se ngo twabwirwa n'iki ngo ubuhanuzi bw'ukuri, ngo twabwirwa n'iki ngo umwigisha nyakuri. Niwumva umuntu akubwira ubutumwa cyangwa ubuhanuzi buhabanye n'ijambo ry'Imana, buhabanye n'ibyanditswe, uwo muntu ntabwo yahamagawe n'Imana, uwo muntu ni antikristo. Nabibisobanura ngo ni umuntu urwanya ubutumwa bwiza bwa Yesu, cyangwa ni umuntu urwanya Kristo uko ari. Kandi noneho Bibiliya yavuze ngo abo bantu bahoze muri twebwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo noneho arwanye Imana byemerwe neza, kugira ngo amurwanye neza sasa, ni uko aba yarahoze nyine muri twebwe. Nimba umuntu yari umupasiteri akajya abwira abantu tira kare biriya bintu nasanze nta kamaro, biriya bintu nasanze ari amanyanga, niyo mpamvu usigaye ninywera inzoga, uwo nguwo abaye antikristo. Ubundi anti ni ijambo, n'ubundi uzarebe uzumve, hari akantu bavuga muri computer kitwa antivirus bashyiramo, agasisteme bashyiramo karwanya virusi. Bisobanuye anti ni ukuvuga ngo karahakana cyangwa se kararwanya virusi ishobora guhagurukira iyo mashini kugira ngo iyangize. Hanyuma rero antikristo nawe ni ukuvuga ngo ni agasisiteme karwanya Yesu, ariko noneho kakamurwanya kamwiyitirira. Kuko iyi antivirusi na anti ariko iri muri iri mu mashini. Noneho urwanya Yesu rero nawe amwiyitirira, biroroshye ko abantu bamukurikira bakagira ngo arababwira ibintu by'ukuri. Ariko nyamara nubwo babwira ko ari ibintu by'ukuri ababwira, ntabwo ari byo. Ahubwo ijambo ry'Imana niryo jambo rizima ritavangiye, ririmo ubuhanuzi butavangiye. Ni igitangaza. Reka mbabwire, uzasanga none se impamvu bahoze muri twebwe. None se rero Bibiliya kuva na kera igaragaza uburyo ki icyaha cy'ubutinganyi ari ikintu Imana yanga urunuka, ndetse nicyo cyarimbuje Sodomu na Gomora. Ariko biratangaje ko ushobora kumva ngo iki gihugu runaka, ntacyo mvuzanga rwose, ngo iki gihugu runaka ngo abayobozi runaka, ngo kandi b'amadini bakemera ko ubutinganyi bukorwa, bakabwemerera, bakavuga ngo umuntu ngo abihisemo ngo ni uburenganzira bwe. Ese ubwo inzira uri kubayobora kutari kubwira abantu ukuri, ngo babwire ko ibyo bintu bitemewe n'Imana, ubabwire ngo ukaba ubabwira ngo ni uburenganzira, kandi nawe wiyitira izina rya Kristo, urumva utari antikristo?
nawe urumva utari antikristo. None se kuki udashyigikiye? Kubera icyo udashyigikiye ko ibyo bintu birwana? Kubera icyo utari kubyamagana ahubwo ukabyemera? Mwirinde kandi mube maso. Antikristo yaradutse. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bagurishije ubutware bwabo, baremera kumukurikira, baremera ukasanga wari umuririmbyi, warabiretse, waririmbiraga Imana, warabiretse, warahanuraga, warabiretse, wari umupasiteri, ngo kubera ko insengero zafunzwe wenda ugasanga urusengero rwawe ntirwujuje ibyangombwa, ugahita ujya hari ugatukisha izina ry'Imana, ukajya wicara ku muhanda ukirirwa unywa inzoga. Wabaye antikristo. Ntabwo ndi kugutuka, niko ijambo ry'Imana ryabivuze. Ryavuze ngo antikristo baragwiriye, babaye benshi kandi bari muri twebwe. Wongere urisome neza hano mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 2 mu rwandiko rwa Yohana. Wongere uhasome neza. Bahoze muri twebwe kugira ngo biborohere. Kandi Bibiliya ivuga ngo mu minsi ya nyuma ngo bazayobya n'intore z'Imana nimba bishoboka. Abo ngabo bahoze muri twebwe rero nibyo biborohera. Muntu nkurikiye, nimba uri umuvugabutumwa, tugana no ku musozo. Nimba uri umuvugabutumwa, ukaba wari umuhanuzi, ukaba wari umuririmbyi, ukaba wari umupasiteri, ukaba warabirekeshejwe n'ibihe, noneho ntunabireke gusa ngo witurize basi ugenda ubyangisha abandi. Abantu iyo barebye ibintu ukora n'ibyo wakoraga bahita babona ko bya bintu koko nta mumaro. Ubwo wafashe ubutware bwawe Imana yaguhaye bwo kubwira abantu ubutumwa bwiza, urabugurisha. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari amahirwe. Subirana agaciro Imana yaguhaye. Haleluya. Subirana agaciro Imana yaguhaye, subirana ubutware bwawe Imana yaguhaye. Haracyari amahirwe. Impanda ya nyuma ntabwo iravuga. Ufite amahirwe ko wava muri icyo kinciro cy'abantu bahakana Kristo, cy'abantu bamurwanya, cy'abantu bamuvuga uko atari, ukongera ukagaruka. Imana igutegeye amaboko, Imana yakugirira imbabazi. Imana ishimwe. Nawe ushobora kuba unkurikiye, wahuye n'abantu basebya izina ry'Imana, wahuye n'abantu batukisha izina ry'Imana, uravuga ngo narunaka ngo kubera yuko atabashije gukizwa ngo abigumemo, nanjye si ngombwa kubijyamo. None wumvise ubu butumwa, ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirasohoye, igihe kirageze. Iki ni igihe cya nyuma turimo. Ntabwo bikwiriye ko dukurikira umuntu, birakwiriye ko ahubwo twubaha Imana, tukayubaha, tukayikurikira, tukagumana ubutware bwacu Imana yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nimba unkurikiye ngo usengere Imana. Watakaje ubutware bwawe. Hari imirimo y'Imana wakoraga warayiretse. Winjiriwe n'umwuka wa antikristo. Ukorera mu mayoberane. Ugahakana Imana utabizi, ukarwanya Yesu utabizi. Tazi kuri antikristo. Ariko ndagira ngo mbabwire, igihe kirageze kandi kirasohoye. Ubwo antikristo azakora ku mugaragaro. Udahisemo kumuyoboka, ntubashe kubaho. Icyo gihe kiri hafi kandi kirasohoye. Ariko birakwiriye ko witegura ukaba amaso none ahangaha, ugakora ibyo gukiranuka, Imana ikakwemera. Imana ishimwe cyane. Nimba ufashe icyemezo cyo kugarukira Imana, cyangwa se ukaba wemeye gukizwa none aha, ukaba wumva wifuza kubaha Yesu kuko ni umukiza mwiza, kandi abamuhungiyeho bahawe amahoro, kandi abamuhungiyeho bazabona n'ubugingo buhoraho, nagusengera Imana kugira ngo Imana igukize. Mana ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye ubutumwa bwiza wemeye kongeza ku mahanga nkurikiye. Ndakwinginze Mana. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze Uwiteka Imana. Fasha ubwoko bwawe bwumvise iri jambo. Abantu barwanije izina ryawe batabizi. Abantu bararirimbaga barabireka, abantu barabwirizaga barabireka, barahanuraga barabireka. Ariko uyu mwanya bakurikiye ijambo ryawe, bitandukanije no kukurwanya, bemeye kongera kugukorera. Baha imbaraga zo kutazongera gutsindwa. Bandi bumvise ubutumwa bwiza, bemeye kwakira agakiza. Reka amaraso yawe abonekeho, uhereye nonaha babashe kugendera mu nzira yo gukiranuka. Ugize neza Mwami Imana yacu, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen.